Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Ngende kubyumva. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Mpagaze hano guhamya ubukuru bw'Imana no gukomera kwayo n'ibitangaza byayo. Mu mwaka wa 2024 narwaje umwana atari mu gihugu, ari hanze. Afatwa n'uburwayi, yari atwite, aza kuvamo inda ivuyemo arava ntiyatsina. Arava cyane igihe kirekire, haza kuvamo uburwayi bwa anemiya. Uburwayi bukomeye budakunze kuboneka hose, bambwira ko ari uburwayi bwo kubura amaraso. Nahise nsenga Imana, ndasenga cyane nsaba Imana ko yamukiza. Ubwo habaye mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024, agiye kwa muganga bamubwira ko ubwo burwayi bwa anemiya abuterwa nuko yavuye mwenda akava cyane. Yaje rero guhabwa randevu yo kujyayo mu kwa 9. Ukwa 9 yamaze kumbwira ko arwaye anemiya, gusenga ndasenga, agiyeyo mu kwa 9 bamubwira ko afite n'ibibyimba mu nda. Ibyo bibyimba mu nda ko bagomba kuzabibaga. Yagize ubwoba, arambwira ati mutima uratera, sindyama. Ati none mama, kuri inshuti ya Bikira Mariya na Yezu, wabambwiriye ko bagukijije uburwayi bw'imyaka 3 n'amezi 6, nanjye bakantabara, nanjye ngakira. Naje kumubwira nti humura, Yezu na Bikira Mariya kuko ni inshuti yanjye, ni inshuti zanjye, ntibahemuka kandi barashoboye. Ndamubwira nti hangane, ndababwira kandi uzakira. Nta kizatuma udakira kuko Yezu arashoboye kandi arakomeye. Ubwo muri kwa kwezi kwa 9 yagiyeyo, bamubwira bamucuma mushyira mu kwa 2. Bamushyize mu kwa 2 yagiyeyo, bamubwira ko azagaruka, noneho bakamubaga. Asubiyeyo, ngiye kumva numva arampamagaye mu kwezi kwa 3. Mbere yuko ampamagara nabwiye abavandimwe nti rero umwana wanjye ararwaye cyane, ntabwo nakwiharira urugamba, ntabwo nimumfashe tumusabire. Muri uko kwezi kwa 2 twagiye imbere y'Imana turasenga patanije n'abavandimwe. Mu kwa 3 arampamagara, arambwira ati bwa burwayi nasubiye kwa muganga, basanga ibibyimba ntabyo, basanga anemiya yarakize n'amaraso yaragiye ku murongo, ubu ndi muzima, ndakomeye. Ndashima Yezu na Bikira Mariya bawe bagukijije. Ati nanjye ndabashimira, n'ababyeyi nanjye narakize, n'ibitaraza bizaza. Yezu rero ndamushima cyane, nshima n'umubyeyi Bikira Mariya bamfashije bakankiriza umwana. N'abantu bose baje bamenya ko Yezu na Bikira Mariya ari inshuti nyanshuti, uzabisunga wese azakira. Ibirema byarahagurutse biragenda, wavaga imyaka 12 yarakize, nta kinanira Imana. Ni umuntu wese nagira ukwemera no kwizera azabona ikuzo ry'Imana. Murakoze, Kristo Yesu akuzwe. Mumfashe gushima Yezu na Mariya n'Imana. Murakoze. Hanyuma we dutaransubiza mikro, ushaguma aho ngaho nkubaze ndanifuza kubaza ikibazo kimwe. Wenda tubwire ubundi kubera iki kwizera kwawe gukomeye, urakomeye mu kwizera? Kubera nkomeye mu kwizera, ibyo Yezu yankoreye ni byinshi. Njyewe natangiye kumva ko Yezu akomeye muri 82. Muri 82 narwaje umugabo, ararwara cyane, tujya kwa muganga biranga. Iwacu hari muri Kongo, byanze baza kuvuga ko bagomba kumujyana ahantu kuri Goma. Nari mfite umwana w'ukwezi kumwe, nta n'ukwezi kwari kwagashyitsi. Ahubwo yagiye kwa muganga nabyaye, baramubwira ati nturara hano, ugomba kujya kuri Goma bakakuvura kuko hano ntibagushoboye. Sinagombaga kumuherekeza ko nari mfite uruhinja rutarakungura. Noneho yaragiye arijyana, sigara mpangayitse cyane. Nibuka ko ubwo mpangayitse naje kubaho ndasenga Imana, mbwira Imana nti Mana rero mu kwizera mfite
mu ntege nke zanjye nzi ko ushoboye, nta kijya kikunanira, kuba turiho ni ku bwawe. Ndavuga nti rero umugabo wanjye yagiye wenyine, ariko ntawe wenyine, umubanishe ku bushake bwawe no ku bushobozi bwawe. Yageze kuri Goma, baza kumbwira yuko bamushyize mu bitaro, atuma umwana we w'abatisimu aza kumbwira. Aje kumbwira ni ahantu hatabaga imodoka cyane, kandi no kugenda ntibyari binkundiye. Ariko naje kubona ko Imana ikomeye. Nagiye mu nzu mbwira Bikira Mariya nti, Bikira Mariya mubyeyi, ndagusaba, ni wowe wenyine wambwira iyo nakwerekeza. Yarabishoboye. Twari dufite umuntu twari duturanye w'umundandi watwaraga imodoka bitaga Temuka, by'ibikamyo. Ngiye kubona mbona araje, aza kunsura, nta nazi yaturutse, nta nabizi. Aje arambwira ati, none umugabo wawe ari he? Ndabwira yagiye mu bitaro. Hehe? I Goma. None kuri hano? None ko nabuze, ntabwo nabona uko ngenda. Bikira Mariya arambwira ati, ndakujyana nkugezeyo, nzaguha n'icumbi. Mpita numva ndakomeye, numva ko kwizera Bikira Mariya ari ibyangombwa, kumufata ukamukomeza na Yezu nta kijya kibananira. Ubwo naragiye nsanga ararwaye byo ari wenyine, ariko aza kumpa umuganga w'umugandakazi utanzi, ntazi yavuye. Nsanga Bikira Mariya yaramuteguye, ansanga ku muryango, aramfata ati, ndakujyana aho umugabo wawe ari. Arahanjyana. Ubwo muri uko kwizera Bikira Mariya twarajyanye. Ngezeyo aramungezaho, mbona ararembye. Ngeze abaganga baranyirukana, bati, nta muntu ufite umwana ungana utya waba muno, wowe uragenda ushaka iyo urara, kuko ntabwo waba muno n'urwo ruhinja. Ndongera n'ubundi mbwira Yezu, ntumva Yezu, ni wowe nshuti yanjye, ni wowe mfite, isi n'ibiyuzuye ni ibyawe, n'itegeko ni iryawe, ni nawe muganga mukuru. Wa mumama w'umugangakazi aza arambwira ati, rero wigira ubwoba, wigira imitima, ngiye kukujyana iwanjye, mfite imodoka, ndajya nkuzana kureba umugabo wawe. Ubwo naragiye njya gucumbika iwe, mara amezi 6 mu biganza bye, ancumbikiye, angaburira, anzana mu modoka, akanjyana ku bitaro, akansubiza iwe. Yezu mpita mubona, ndamubwira nti, nanjye ndagufata rero, ntuncika, turi kumwe. Ubwo byageze aho umugabo wanjye aremba, uko yagiye bwagendaga bucya, yagendaga agenda aremba. None biba ngombwa ko badusezerera. Badusezereye, nabwiye aho nahuriye na Yezu, kambakubwiye nahuye nawe, kuko naricaye ndavuga nti, ko badusezereye nkaba nta modoka mfite, kandi tukaba tujya kure n'ahantu habi, ubu Yezu koko uyu murwayi ndamugezayo? Naricaye mbwira Yezu nti, ubu ndicaye ngewe mbona ukundi ni uku nguku, uretse ibiganza byawe byankura hano, nta kundi nazahava. Ubwo naricaye, baradusezerera. Bagiye kudusezerera, dogiteri arampamagara arambwira, tumva mubyeyi, leta yo mu nda y'umugabo wawe yarafashwe, ntabwo twakubesha aha, kuko ntabwo ateze gukira. Uriyakira? Nti ndiyakira kubera imbaraga z'Imana. Ndiyakira, ntinya kubimubwira. Wa muganga nawe arambwira ati, ntubimubwire, kubwira umuntu ngo genda ujye gupfa ntibyoroshye, ahubwo ndakomeza nkubane, nzagushakira imodoka. Yarambanye, nta n'umuntu wangemuriraga, aho nari ndi hari kure, ariko nkarya, imiti ikaboneka, nuko mfita numva ko ntacyo nzaba ndi kumwe na Yezu nkuko namusabye. Ubwo nagiye kubona mbona n'ubundi haje umuntu wari ufite akamodoka k'agasitawuti w'inshuti yacu, mbona aje i Goma. Aje i Goma arambona, arambwira ati, bimeze bite? Ndamubwira. Ati, ntabwo namujyana, ntabwo namugezayo. Aranga. Mbwira Yezu nti, none se Yezu ko banze kunjyana, biragenda bite? Uranjyana? Ubwo mukuru uwo munsi yahise ajya muri koma. Ajya muri koma, ntinya kubivuga, mbaho ngaho, nkabwira Yezu gusa nti, do yagiye muri koma. Ubu rero ibi ni ibyawe, ntigewe ntibindeba. Nananbana no kujyana ugihumeka, barajyana umupfu. Ndavuga nti, Yezu rero ndaha, uragiye kubikora. Nagiye kubona mbona haje ababikira batemberaga, baraza barandeba, baraza baransengera. Barangije kunsengera barambwira bati, se umurwayi uri hano ari? Ngatinya kumubereka kuko atavugaga. Ndakubwiye ngo ibyo nkubwira ni ukuri. Kwa kundi babikira bavuze isengesho aho ngaho, yahise akanguka.
yahise akanguka arampamagara, numva mpamagaye, numva ndikanze cyane, numva ngize ubwoba, ndavuga nti Yezu uhabwa icyubahiro, uje kunsura none umuntu aravuze. Mbona Yezu aransuye, amaze kunsura yarahagutse, ijambo rya mbere yarambwiye ati itonde urunde utuntu neza ngwerekeze nkugeze mu rugo kuko gukira kwanjye ntibikirimo. Iryo jambo ararimbwira, turavugana. Ubwo bwarakeye koko muri uwo mugoroba narundarunze utuntu neza, ariko mfite ubwoba ko nta modoka turi bubone. Imana ukuntu ari gitangaza, nagiye kubona mbona haje imodoka n'ubundi y'umuvandimwe igenda igoma, baza baje kudusura, basanze arembye, badusezereye, nta nubwo nishyuye. Yezu ampa imodoka y'ubuntu, ndataha njya mu rugo hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9, apfa ku itariki 8 z'ukwa 10. Naramugejeje mu rugo, abana baramubonye, mfite uburyo bwo kumushyingura, mpita mvuga nti Yezu nzakugwa inyuma, ntabwo nzatandukana nawe, ikije cyose Yezu uragishoboye. Nuko nakunze Yezu, nuko nahuye nawe muri urwo rupfu rw'umugabo wanjye, muri uko gupfakara, nakomejanije nawe urugendo rurerure. Ni byinshi Yezu yankoreye, ariko aho twahuriye naho ngaho. Abajya mu isengesho ry'impuhwe bagende bemera ko Yezu ari inshuti nyanshuti, kandi Yezu arakiza. Si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, njyewe mfite ubuhamya bwinshi burebure. Yankijije ubwo burwayi bw'umugongo, yankirije abana inshuro 2 barwaye. Yezu ni inshuti yanjye kuko umwana yabimbwiye. Yezu ni umukiza, ndabihamya ku maguru yombi, ntabwo bamfite, nta nikijya kiza ngo kintere ubwoba. N'isengesho ry'impuhwe mba muri iriya groupe nyimazemo igihe kinini, ariko ndakubwiye ngo abantu bose nababwira ko Yezu agira impuhwe, Yezu arumva, Yezu arakunda, Yezu ni inshuti y'inkoramutima. Ni inshuti utabwira ngo iguhakanire, ni inshuti utababara ngo igusige, ni inshuti utasonza ngo ibure kukugaburira. Njya mbwira abantu nti Yezu ntajya atanga pirate, ni umugabo uzi gukora icyo akoze cyose aba ari original. Ndiko njya kunda kubabwira, Yezu aragukiza ugahagarara. Yezu yagukozeho biba birangiye, byose bikubera byiza. Nicyo gituma nkunda Yezu, ntajya atanga pirate, ntakora ikintu ngo wenda ngo gipfube ngo azagisubiremo, ahubwo agikorera rimwe kikagaragara. Nicyo mukundira, ndamukunda kandi nkamukundisha n'abandi. Kandi n'undi wese wumva afite ikibazo, wumva arwaye, nagende kwa Yezu, nta kiguzi ari bumusabe, ntasaba na mitiwere, nta kintu asaba, we gusa nukumwizera gusa, asigaye ukabona ikuzo ry'Imana. Nuko byangendekeye, ni byinshi tuganiriye bwacya bukira, ariko Yezu ni inshuti yanjye kandi arakomeye, kandi ndamukunda nawe arankunda.